Funny comedian. Baburetse kugenda ho gatuye. Ndabizi hari ukuntu mujya mwinyabya kuri YouTube ngo mukaba murazamuye. Mbo ningarambe noneho nta muntu wigeze umwiyitirira. Mumfashe banyarwandakazi ndabinginze. Kwanza nta nubwo ngomba kubinginga ndabasabye. Mfunguye YouTube channel bayita Ngarambe Rwanda TV ndi kugira ngo munyere ku rukundo mukore subscribe. Mukuri kwima sha twarakoze pe abantu nabibongira ngo mwarabibonye twarakoze mutwereka ko mudukunda muze no kuri YouTube mfunguye munyereke ko filime hari filime igiye kuzajya cyane kuri YouTube ndi kugira ngo ahubwo mube maso munkurikire nibyo byiza mbo kambanzere mfata umwanya mbashimiye ku muntu wagiye kumfolowinga kuri YouTube nako wendi kuvugishwa umuntu amfolowinze kuri Facebook bose nkangize 100 bya followers umuntu wamfolowinze kuri TikTok nkagira aba followers ndetse no ku Instagram nitwa Ngarambe Comedy mbo tugiye gukoresha casting kubakinyi niba wifitemo impano Ngarambe Comedy agiye gukoresha casting kuri filime ngiye gusohora igomba kujyamo abantu sunda bivugutera abantu inyungurabwenge abantu bajijute muri make mbo uramamagara uranyandikira ku WhatsApp yo nimero nago bajyo yahamagara ngo bikunde 0788 18 72 224 nyandikira kuri WhatsApp uzaze ngukoreshe casting ni filime ngiye gutegura igomba kuzamura abantu Israeli we Banyarwandakazi namwe mutuisi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubahiriza amategeko yashizweho utinyuwa kuremye kuba witeka nibwo bwenge bora kureka imugoro utegereje